Amaji the Black yamamagaye kwanza yaranamamagaraga kuva kera. Amaji the Black ndamubwira ngo nubwo ugiye kuzana Young Grace tubanze twubahiriza amasezerano kwanza. Arambwira Crack tubanze dukora igikorwa nyuma yaho turaza kuvugana. Icyo gihe Grace yaje nijoro cyane ndabibuka. Ariko kubera umujinya nari mfite bakti. Buri inzoga si ikintu man. Nabaye overdose imyaka myinshi. Kuburyo numvaga nabuze amahoro yo kunywa inzoga. Nono iyo wambwiraga ikintu ntugikore, sibyo? Numvaga ntafite amahoro habe namba, nkumva nyine nakora ibindi bintu biri crazy tu. Sobanura ko inzoga zabaye nyinshi muri ngewe. Young Grace? Young Grace. Ni wagukuye muri ryinyo? Young Grace uwo munsi yarandakaje sana uwo munsi. Niba ari Young Grace, niba ari Amaji the Black umwe muri bane mwako. Nanyereye kwikaro mu bitumunwa hasi. Nongeye gukangura ubwenge ndi kwa muganga. Ariko ubwo navuye muri studio ntonganye na Amaji ntonganye na Young Grace ko ntashaka gukora. Ariko ndanamushimira Young Grace DC. Bakti. Young Grace amenilipia taxi ya kunibeba kwa muganga. Ariko nako bikuraho ko ngewe rwose Young Grace yani umwaku pe. Ahanga ndi kwabona. Iyo umuntu akutse iryinyo rirasoka hanze rigasoka. Ngewe iryinyo ryashakaga no kunca umunwa mani rigakuraho ibi byose. Sibyo? Iryinyo ryaciyemo hano. N'imbere mwishinya. Riratoboramo hano. Isohokerana. Ibyo bintu bibaho. So mwako industry yo ku Rwanda. Hano mu Rwanda bafite amarozi mani ya mama yake bara umva gushakira hasi hejuru mani. Element ya roza aba pro bose mani. Ngo? Reka mubwize ko. Ngo iki? Mu Rwanda hari amarozi menshi cyane kandi mabi cyane. Gute? Wewe ukabona abantu bara aho ngo tubagenda bara n'amashetwani. Yo, what's up people ingini BigTown TV. I go by the name BATERA. Don't forget to subscribe kuri BigTown TV kugira ngo bashe kubona amakuru menshi meza atandukanye maze gahunda zigende fresh kabisa. Uyu munsi nahuye n'umu producer duherukana yashize nk'imyaka 2 yari yabuze n'umu producer tukakoranye igihe kinini muri studio za BigTown Records maze aragenda arabura. Amaze kubura twatandukanye afite menyo yuzuye mu kanwa ariko ubu ngubu yagarutse iryinyo rimwe sinzi aho ryagiye. Ni inzoga n'umusinzi cyane. Aho n'ubu ngubu arimo kugasoma ariko it's all good ntacyo bitwaye. Clark bimeze gute? Ni poa. Amakuru? Meza. Nago duheruka. Ngo ndi kugasoma. Urababwiye ngo ndi kugasoma. Si urimo kugasoma. N'amazi. N'amazi? Y'ubugingo kwanza. Y'ubugingo. Amfasha kuba meze neza every day. Nagari inzoga ingi. None waburiye he papa ko tuashize igihe kinini tutari kubona? Je nari mari. Ndahari muri iki gihugu nago nagiye hanze nago kirese niba ari we wambuze. Okay. Narakubuze mu byukuri. Duherukana imyaka 2 ishize. Imyaka 2. Ariko tizo. Ubundi wanshise gute? Ko twari turi kumwe wanshikiye. Ngo? Wanshitse gute? Wowe twari turi kumwe numva ngo umuntu yagiye. Nagiye hehe? Wowe bari wagiye nyine. Nje ndahari. Kandi bari wagiye hanze. None imbere yo kujya hanze twaraburanye ashize igihe kinini tutari kubonana. Waje kunshaka maze kugenda. Hano rumaze umwaka tutabonana. We narakubuza ahubwo. Narakubuze numva amakuru ngo BATERA y'indege yaragiye. Okay, dufitanye contract ndashaka kwishuriza kuri camera za BigTown TV. Contract? Yes, yakazi waragataye uragenda urabura. BATERA reka mubwire. Contract dufitanye ubundi akaba yaranarangiye kwanza. Sibyo? Ntabwo irarangira. Contract yararangiye kera cyane. Yarangiye gute? Contract dufitanye nagari n'amasezerano nagari contract. Sasa mu Kinyarwanda contract bayita gute? Contract? Contract ni contract nyine. Abanyarwanda bayita contract. None niriye tandukano rya contract n'amasezerano? Amasezerano ni ikintu uvugana n'umuntu kamubwira ngo sasa umva reka dukora ibingibi. Sezeranya kujye gukora ibingibi mu gihe kingana gutya. Iyo ni contract. Ari n'amasezerano contract kurunyizi. Notera bizamo
akabanza we akasoma kwanza iyo kontra yanyu akavuga ati se ibi bintu mwasinye wenda ni bon cyangwa harimo amakosa ngewe nasinye amasezerano ntabwo nasinye contract wasinye amasezerano na BigTown nasinye amasezerano twarasezeranye sasa nje nashakaga kumenya amasezerano mu cyongereza bayita gute amasezerano ntabwo mbizi wapi ntabwo bizi ngewe nzi contract uzi contract amasezerano ntabwo yazi amasezerano ni mu kinyarwanda mu cyongereza ntabwo mbizi ntabwo bizi amasezerano ni mu kinyarwanda amasezerano iyo usezeranye ikintu n'umuntu murasezerana no mukavuga ngo uyu munsi turibonane saa 10 kandi mutabonana saa 10 wenda haciye iminota irenzeho abayisha amasezerano iyo mwabishize mu nyandiko ayo masezerano nitwa gute inyandiko hazamo noteri iyo contract hazamo noteri inyandiko contract irimo ibintu byinshi ashobora kuzamo noteri cyangwa atazamo ariko still ni contract noteri agomba kuba arimo uzimango abari contract mu gifaransa none amasezerano yasinywe nande reka mubwire bagti yes nawe wambwiye ibintu urambwira ngo crack tuyo gukorana uzakora ibi ngibi nanjye nzakora ibi ngibi sibyo iyo n'amasezerano tuyashyira mu nyandiko dushyiraho kashe icyo gihe amasezerano twashyize mu nyandiko rero ngiye narabibahirije ari na rimwe nishe ari isezerano ryawe nishe ngo ari isezerano ryanjye wishe y'abanyarwanda ari isezerano ryawe nishe dufitanye amasezerano y'imikoranire y'imyaka 5 yari imyaka 5 nta nubwo byibuka muri contract twe twanditse biki imyaka 3 okay sawa ibyo nago tubijyamo cyane sibyo wayisubuzwa ariko oya ndaza kuzanira kwa ibanje ariko ngewe meruka duseze ayanabanze ko twita contract twakoranye ufite menyero yuze mu kanwa shani accident sorry for me gute iyi accident rero iyi accident irimo ibintu byinshi wari umunsi umwe sibyo yene nabyutse nk'ibisanzwe njya ku kazi nk'ibisanzwe ngira ngo nari narakubuze we wari waragiye kuri yo ngiyo mu mahanga naranakubuze ko naragushakaga cyane mura n'umuraperi ufite studio benshi baramuzi ni Amaji the Black arambwira njye mfite studio hano Cracker mugeraho sibyo ndagenda ngerayo ndahabona nyine misi 2 3 4 5 turakora mbona ari sawa tunariwe nkuko nakoraga muri BigTown n'ubundi yamproposaga amasezerano contract amasezerano ubwo namenye ko ariyo contract noneho nabimenye ni byiza cyane arambwira ngiye Cracker ndashaka kurwa contract ariko tubanze dukore ngiye nkamubwira ndashaka contract before yo gukora niba ushaka ko dukora ndashaka contract sibyo nari nadesize kwanza kuva muri BigTown ko BigTown ntabwo nyiri gukora wowe niba wagiye mu mahanga ntabwo naguma gutyo gusa subizi akazi niko kanunze Amaji the Black imunsi ibyumweru 2 birashira byo ndi gukora gusa negereje contract nkabona nayo sibyo yari afite label afite abapeti 2 ndi gukorera music sibyo nawe ndi kumukorera n'izindi n'abandi bantu nakorera icyo gihe sinabayisha ba Kalifani n'abandi bazaga sasa magenda kubeza namubaze se what about contract ko nge na contromereza sibyo kwa ko bakti nge nakoze igihe kinini bya Ateye muri muziki wo mu Rwanda nkorera aba boss benshi cyane ndashimira kwanza mu boss umwe ngewe yitwa NC nyiri Capital Record natangiriyemo uriya we niwe wambere umuntu mwiza cyane mu bantu bose twakoranye kuko we yamenya agaciro kanje nibyo namukoreye nta contract twa dufitanye ariko twakoranaga neza ugereranyije
ngiye maze kuva muri Capital rero ninjiye muri BigTown sibyo studio yawe wowe Bati hari ahantu twakoze ibintu byinshi muri studio yawe ubwo nsubije inyuma gato dukora ibintu byinshi Bati ngewe nawe turakora bya hatari 2020 you remember 2020 dukora akazi kenshi cyane asohokamo indirimbo nyinshi cyane ariko apana nyinshi cyane kameme hasohotsemo indirimbo z'abantu bari muri Rebel BigTown Candy Moon baramuzi Pifra baramuzi Nkori zawe ariko hari zitarasohotse izo zitasohotse rero na n'ubu wowe ziri muri studio yawe ngenda shaka kwanza ubu ndashaka ko tuzikira hanze sibyo ntago nigeze mbona umusaruro ntago nagusubizemo tutasubiramo contract cyangwa amasezerano contract amasezerano turaza kuyasubiramo oya nivuga contract apana amasezerano contract wayanze ngo ururimi rw'inyamahanga ruba ruri sawa cyane kuruta mu Rwanda ko amasezerano n'ugusezerana ngo turahurira hariya natinda nitubonane ubwo mnisha amasezerano contract rero azamo noteri usigaye useka neza cyane kanimwere kumaze Bacteria sorry warunchimija yes komerezaho icyo gihe ngegera muri BigTown nari meze neza cyane icyo gihe narakoraga kweri sibyo ni niyo mpamvu nawe wanzanye muri studio yawe ya BigTown maze kugera muri BigTown Bacteria nasanze ufite akazi kenshi nago tubona umwanya wo kuganira nago tubona umwanya wo gushyira ibintu ku murongo nago tubona umwanya wo kujya ku ma social medias kugira ngo tugaragaze crack beat yavuye hano yageze hano ariko narabyikoreye ngewe mimi mwenyewe navuye kuri Capital ari cyo nshoboye nza muri BigTown ari cyo nje gukora sasa kugera muri BigTown nabwo twarakoze umwaka umwe nge nawe tumara gukora mbona baye bize cyane so nago nari kwifasha gukora ibintu byose ariko muri minsi ndashima ko byibuza wamfashe gukora bimwe na bimwe nagari byose wishe wafashe gukora All Star hanze umfasha gukora indirimbo za ba Pirato hanze mfasha gukora indirimbo za Paxo hanze sibyo izo ni audios ariko twe muri contract ibyo ndanze by'amasezerano twe dufite ko buri audio igomba kugira video ibyo nago byabaye sawa wowe uri producer audio cyangwa video jewe muri BigTown nari studio ndavuga studio manager tureke kuvuga ibya producer sibyo kuna managing aga studio yose ariko nawe si kandi manager yarahari wapi manager upo kama fresh nagwa kama fresh yaje nyuma yaje nyuma ho gato byananiranye nyine ndi kukubwira producer yananiranye ibintu bitagenda ngewe ndakubwira ngo haramfitemo project nyinshi status zitigeze zisohoka basi zitigeze zirangizwa na producer mixing mastering yo released zarasohotse ariko nago ziri hanze zitari hanze nago zakozwe mixing and mastering za wapi sasa ni nyinshi cyane zirenze magana ngahe nta kibazo ubwo nazo hari impamvu zazo sasa Robert umemenoliza wambajije ngo ba Pedro se indirimbo zabo warazirangije Pedro uranyibukije wallahi ngiye sasa reka mbwira abanyarwanda ikintu wait kwanza ukurimo gusimbuka story reka turaza ko nararangije indirimbo yabo banakore video kubera ngiye imbaraga narasunitse Bacteria narasunitse byatari kugira ngo ba Pedro bakore audio and video njewe nabuvuganye nabo mukanya kuri telefone baraza kukwishyuza indirimbo yabo iyihe izabo yeah wait gatoye tuza kuzigarukaho mukanya gatoye so ujya kwa Amaji the Black ngiye kwa Amaji the Black yaramamagaye icyo gihe waje kwa Amaji the Black ufite contract igihe kingana gute kandi muri iyo contract yavugaga ngo ntago wemerewe gukora mu industry Bacteria wacha nikukumbushe kitu waransize cyagiye nari ndwaye ntabwo wari urwaye nari ndwaye malaria wari ufite hangover y'umwaka nari ndwaye maniga noneho kiduka wagiye sasa noneho mu kugenda ko ndi producer nari kuguma gutyo gusa Amaji the Black yamamagaye kwanza yaranamamagaraga kuva kera ndi muri no BigTown nawe ugihari kambwira crack hano mfite studio Kanombe sibyo niwe yahereye waza tukareba harimo piano gutyo producer twa piano muramuzi
nkamubwira ngiye mfitanye amasezerano na BigTown ntabwo namubwiraga contract naramubwiye mfite uri kubyumva neza mfite amasezerano na BigTown imyaka 3 ntabwo ari contract turasezeranye tuvuga ngo ugomba gukora muri BigTown imyaka 3 sibyo nabyubahiriza ngomba kuba ndimo ukigenda rero no urabizari ibintu twasezeranye ntabwo ari contract twasezeranye ndakubwira bakti wowe ukiondoka wacha studio hapo ngiye nsigare nkora sibyo sawa wahise ujya kwa majini rikomereza ngaho rero uragira ngo ntaruke ibintu bimwe na bimwe ngiye nago nabitaruka kuko waragiye kandi twasezeranye ko studio ya BigTown igomba kuguma ikora yasigaye ifunze rero utagira ngo nagiye kwa maji kubera indi mpamvu ubwo Amazi the Black yamamagaye umunsi umwe arambwira ari studio hano ku Muhima ndavuga man ngende free wambwira wanariwo ndagenda ndamureba sibyo turajyanira cyane kabisa ni n'umuvandimwe wanjye salute sibyo bakti Amazi the Black yarambwira ati iyi ni studio ndayireba mbona ni sawa byatari mbona nawe turaganira amasezerano apana contract arambwira ko akora ibi nibi none ngiye tuzavugana aho ngaho na notaire urimo rero ngo wenda bazamfasha kugaruza ibyanjye cyangwa kwishyuza ibyo nakoze sibyo narakoze muri yo miss BigTown tari iri gukora ndakora ndibuka nageze igenda mubwira ni Amaji ngenda shaka contract ntabwo nshaka ibintu by'amasezerano sinzi erega nakomeje kuvuga ibyo kugira ngo byumve ukuntu ngende kubitandukanya ntabwo ndi gutandukanyiriza ku rurimi gusa ndi gutandukanya amasezerano mu buryo bw'imyumvire na contract nkuko tubimenyereye Amazi the Black yarambwiye wereka tubanze dukora indirimbo imwe icyo gihe yari indirimbo irimo Young Grace ndetse nawe sibyo none nyuma yaho turavugana dusoza ibintu byose amasezerano tubahirize the Black wari umunsi umwe hari nko mu masanga mbere yuko ngira accident babireba y'Iryinyo mbere yuko mura ni accident navuganye na Amazi the Black Amazi the Black ndamubwira ngo nubwo ugiye kuzana Young Grace tubanze twubahiriza amasezerano kwanza arambwira crack tubanze dukora igikorwa nyuma yaho turaza kuvugana icyo gihe Grace yaje nijoro cyane ndabyibuka ariko kubera umujinya nari mfite bakti buri inzoga si ikintu man barubize nubwo tuzinywa njya numva bakapo bavuga ngo umuntu ushoboye niwe unywa inzoga na muntu ushobora inzoga man sibyo jewe nimekuwa overdose miaka nyingi nabaye overdose miaka myinshi ku buryo numvaga nabuze amahoro yo kunywa inzoga none iyo wambwiraga ikintu ntugikore sibyo numvaga ntafite amahoro habe namba nkumva nyine nakora ibindi bintu biri crazy tu kubera gusa nicyo kintu cyo kuba muri ngewe numva ntameze neza cyabuze ariko nageraga igihe none uwo mu boss runaka nakora boss benshi bafite ama studios twagiye dukorana bakambwira crack wowe icara hariya ndaje tuvugane bikivangana na overdose zanyu nifite mu maraso bikarangira sobanura ko inzoga zabaye nyinshi muri ngewe mu mubiri wanjye kuno mu mudeba kabisa ariko nagaru ubu ngubu maze iminsi kwanza ndi muri rehab aya namazi ndi kunywa y'ubugingo zari zabaye yes icyo gihe nafashe umwanya tu arabakunzi banjye nakoreraga ibihangano icyo gihe 2017 2018 2019 bambuzeho kugira ngo mbanze niyiteho bakti banze nge muri rehab kwanza sibyo nitekerezeho ni no munsi twabonanye ngira ngo ngewe nawe wagaruye BigTown ko BigTown nyizi kera cyane muri iki gihugu nyizi kera cyane urabizi nawe sasa rero nagiye muri gihe cyari habo ariko nari nzi defo uko bimeze nari maze kubona ingaruka zabyo we wandakazaga gato twageranye amasezerano cyangwa contract nge nataga nivumbura kubera overdose so iki kibazo cya overdosing cyangwa cyo kwinywera amayoga menshi arenze igipimo byatangiye ryari cyangwa
Biniki abandi bavuga ngo ni za karande, abandi bavuga ngo ni ibirozi, abandi bakavuga ngo ni gute ngo yuriye bamuroze mu nzoga, wowe byake gute? Okay, sasa nago nemera ko umuntu bamuroga inzoga. Iyo ufashe ikintu ukabikora kenshi kiba overdose cyari cyo cyose. Addiction. Sibyo? Addiction. Yeah, uba addicted. Sinywa itabi. Nago nkwi bijyanye byose n'itabi. Ariko nkwa agasembe. Yatangiye nkwa gakeya rero. Akazi dukora iyo unyweye gake umunsi ukiyongezejejejo sometimes ushiduka aba addicted. Sibyo? Nabaye addicted 2018 kuri kugira ngo mbe overdose. Namwe mahaye menshi kubera wenda igikundi industry turimo nibiki byose ba overdose. Ariko none natangiye kwitekerezaho 2020 muye nawe. Tangiye kumbwira ukuntu inzoga mu kazi nago bishoboka. So bimbwiye cyane kenshi tangiye kubyubahiriza bacteria ariko bigoranye cyane. Nkamara yo 2 weeks, nkamara 1 week. Umva byanze. Ariko ubu ngubu no. Ubundi concentration. No, tutaragira ubu ngubu. Urakomereza urazinywa. Kanywa amazi kwanza. Yes, n'ubu ngubu uracyarimo kuzinywa. Ingina gari inzoga. Reka nkwereke ikintu kimwe. Addiction itangira buhoro buhoro nk'ukuntu watubwiye ngo akazi kacu ngo tugomba kunywa inzoga. Ese buri producer agomba kuba ari high cyangwa agomba kuba yanyweye amayoga? Kugira ngo akazi gakorwe. Navuga kuri buri producer biterwa n'umuntu. Ewe ku giti cyawe bimeze gute? Ku giti cyawe, ngiye ku giti cyanjye. Kugira ngo numve meze fresh ari mu buryo bwa production n'ubuzima bwanjye. Kugira ngo ngiye numve meze neza. Ngewe ubu ngubu ubuzima bwanjye kuno buhagaze, sibyo? Birasaba byibuze mfate akarure kamwe ku munsi kwako ndabaye overdose nubwo nagenda muri wabaye addicted okay. Ariko nimekuwa over byabaye too much. Okay. Crack uri umuproducer mwiza ariko ni umuproducer ukunda inzoga cyane ku buryo iyo umuntu yakuzaniye icupa ry'inzoga ari akakubwira ngo reka akazi wahita reka ako kanya. Bana. Yes. Nago nareka akazi kwera icupa bana. Yes, so izi nzoga kugira ngo zikugaragarize ko ntabwo ari amazi zahise zituma zigutwara iryinyo rya mbere. But bera kintu utazi. Ngiye nakoze accident nago iryinyo ryavuyemo gute Crack? Sinahitanye nkubwa ngo Young Grace. Young Grace. Ni wagukuyemo iryinyo? Young Grace uwo munsi twe twahanye iminsi hari hashize nk'iminsi mamagara Young Grace. Turabona ni umunsi ntibibe. Undi munsi narabuze ngo sibyo? Ni accident kuva mu ryinyo nago ari ubushake bwanye. Ni accident nk'abandi bose arabavamo menshi ahubwo cyangwa kanwa kose kakavaho kandi batananyweye n'inzoga. Young Grace naramuhamagaye yarandakaje sana uwo munsi. Byaturutse aho ngaho. Amajini we wamuhamagaraga of course ariko ni ngewe insistaga kugira ngo bahamagare Young Grace dukore kuko amajini mwenyewe yarahari. Young Grace yaje bwije nk'umusitari nk'umuntu wumva ko ari umusitari. Yaje hehe? Bwije kuri studio ku Muhima. Muri studio ya Maji the Black. Sibyo? Aza bitewe n'igihe twe twavuganye tubare ngiye nkwamagaye saa 8. Ukaza saa 12 cyangwa ukaza saa 9 z'ijoro cyangwa ukaza saa 8 z'ijoro. Kwanza icyo gihe wishe gahunda. Wanyiciye muti, wanyiciye gahunda. Wanyiciye vibe, wanyiciye ibintu byose. Ngiye nago nakomeza kugutegereza rero ngo nukuri umusitari uri buzigera runaka. Sibyo? Bakti naramamagaye misi ngaye ine yikurikiranya. Kwanza twaramamagaye reka mvuge twaramamagaye Young Grace. Uwo munsi umujinya waramfashe. Ndavuga kwanza natakaje imbaraga zanjye, natakaje ibintu byose, umuntu natakaje umwanya. Reka nigire somewhere. Byo nakubwiye umuntu ngewe yambangamiye cyane kubera ubuzima bwanjye kuno buhagaze. Tafadhali kukamata something nkinywera kantu. Unywa kantu uragasoma ntuze apana kugasoma muri finingiza byataye apana ngo sinde bacteria ntuze ngewe muri ngewe. Sasa we yaje bwije ndi muri iyo time yo gutuza. Arambwira Crack ubu nahageze dukore. Ndamubwira wapi super fresh nasinze tuzakoreje ubundi
wari wasinze neza nabone nasinze ngiye nari meze neza somehow amazi bare insista dukore sibyo sasa muri uko gukora ngewe nimekuwa so tired sibyo bwari bwize n'ubundi ayo n'amasaha kuba naryamye ko namutegereje kuva kare kose igicamunsi urakizi toka saa 6 kukomeza nategereje umuntu namubuze nigire mu zindi gahunda waraje tu ngo nuko ari umusitari cyambere cyo nta masezerano na contract mfitanye nabo bo bari insiste ngo njye muri studio so bakti igitosi cyaramfashe kugira ngo ngire accident inge yafata iyo wavuze ngo yingi bisobanura iki iryinyo kugira ngo rivemo abenshi banzi mfite ryinyo rega nago ndihisha mani do nibyo bashakaga akibazo lakini bakti surajua kitu mimi niko poa sana tureke ibyo byaba majimani na zawa nje ndashaka story kunu ibyinyo byavuyemo bihuriye hehe na Young Grace ngiye kuryama ngewe ngiye kuryama sinzi umuntu wane umwaka rero ninde niba ari Young Grace niba ari Amagide Black umwe muri bane umwaka genda hanze nari ngiye kuryama kwanza none ndagenda ngeze bakti ngeze muri saro man nago ubungubu niyo mbyibutse ndikanga byatari sinzi cyo nanyereyeho nkubita abantu mujye mutinya amakaro amakaro ni mabi cyane buriye hari abantu bakinisha amakaro mane bakafata nk'ibintu byoroshye iyo umuntu aguye ku ikaro ubundi arapfa biterwa nuko yaguye imana insenga ngende umuntu usenga cyane sibyo koko no minsi ndi kunywa amazi y'umugisha nuko ari muri iri cupa buriya baragira ngo ni inzoga nagahinga yari inzoga n'amazi ndi kunywa yanjye shyira muri iri cupa kugira ngo mere neza nanyereye ku ikaro mu bitumunwa hasi nongeye gukangura ubwenge ndi kwa muganga ariko ubwo navuye muri studio ntonganye na Amagi ntonganye na Young Grace ko ntashaka gukora kubera ko baje bwize ngeze mu masaha yo kuryama banze kubyumva sose muri studio ntameze neza ndi comfy byatari ngeze muri salo sibyo ubwo se wowe wava muri studio utonganye n'umuntu wagera imbere nk'ubu we dutonganye nkagera imbere hari nkikubitase cyangwa nkagira ikindi kintu natamugana inura muntu nuriya tu so ninde mwatonganye Jene tunganye na Young Grace ko nashaka gukora ariko na Amagi nawe yarari nka CEO nawe bari gukorana barabane mu mwaka umanye ngewe so hagati ya Young Grace na Amagi ninde waguteye umwaka umva Young Grace yani umwaka Young Grace yani umwaka kabisa jene na mama gegwera karikoze kumanywe yangu aza nijoro sibyo ibyo bintu byarambabaje byatari so ubu munsi none umunsi wambereye mu bingewe kandi none ndi mbabona nayirangije iriyanze nyirangiza ariko maze gukira neza byamfasha umwanya ariko ndanamushimira Young Grace DC bakti Young Grace amenilipia taxi ya kunibeba kwa muganga ariko nako bikuraho ko ngewe rwose Young Grace yani umwaka pe Young Grace ngo yaguteye umwaka urugingo rwanjye ngewe iryinyo rivamo abo ndashaka kongera gura nawe ese iryinyo ryavuyemo gute nge ndashaka iya scenario nakwambia yukuntu nimetoka kwenye studio wavuye muri studio njya muri salo nge hanze ho gatoya nanye sinzi icyo nanyere nge nashidutse ndi kwa muganga maze gutongana nabo ubwo yivuye iyo utonganye n'umuntu arukuntu utameze neza mu mutwe na ewana nese mvuga ngo byanze bikunze Young Grace yani umwaka kabisa waguye gute kugira ngo iryinyo rivemo cyangwa wakubiswe ingumbi kugwa ku makaro ushoko wari uri hayi bati ugira ngo wagwa ku ikaro ukabyuka wowe waguye gute se ukabanza umunwa jewe man naraguye sinzi ukuntu nagwa ariko nyine ni accident yari amasaha yasa ngapi imekuwa saa 8 hivyo saa 8 za nijoro kandi wari wafashe agacupa kabisa wagafiningije fresh hapana gufiningiza bakti mimi nimekwambia fata gake kugira ngo numve komeze fresh kugira ngo ugwe mu makaro ubanze umunwa kwa ni nyingi ngewe reka nkubwire navuye muri studio nkuko nabikubwiye nameze neza mu mutwe maze gutongana na Grace na Amagi bamekuwa bamenforce kwa kufanya kazi
usiku sana baramfashije kugira ngo dukorane nijoro bwije kandi ababwiye kare nabahaye gahunda ya kare sibyo bakti ngewe ndababwira ngo ndananiwe ntibabyumve kubera ko ngo naba style no style ya Grace no style Amag the Black ariko bajye bibuka yuko man buriya ikintu cya mbere n'ubuzima bwa producer nagwa korana na producer unaniwe ngo mukora ibintu bizima somehow ndanyerera ni kubita nakubise umunwa hasi uyu nguye ku makaro uzi gukubita umunwa ku karongo pu bigutunguye noneho utabyiteguye we ugwa nk'igiti tuko shu n'umunaniro ni stress cyangwa ni ibitotsi cyangwa n'ubusinzi ahubwo menya barabiroga barabiroga ni accident isanzwe ni ibitotsi n'ubusinzi n'umunaniro cyangwa n'umwaku iyo accident n'umwaku nagisanzwe wala nagisanzwe ngewe ndabishinja abantu babiri batumye ngeza ayo masaha yose sibyo ngomba gukora kare kose ariko bakasha kungoresha bwije kandi nabategereza umwanya munini uburi utegereza umuntu umwanya munini baturananirwa kandi twebwe nago bidusaba gutegereza umwanya munini buhereza umuntu gahunda yayicu gafata indi sasa iyo gahunda ukomeza kwitegereza utanafasha ibindi bikorwa ngo ukore cyangwa uruhuke urananirwa so n'umunaniro n'umwaku pana umunaniro n'umundi twe turi muri studio nagomaga no gukora ariko nababwiraga ko nyine bwije ubu ngubu turi mu masaha yo kuruhuka ibyari saa 8 witukubita umunwa hasi mu makaro puf iryinyo ryavuyemo gute reka nkwereke tunabona pa nguru kurure kuntu ngo ari umwaka ahangaho ndi kuhabona iyo umuntu akutse iryinyo rirasoka hanze rigasoka ngewe iryinyo ryashakaga no kunca umunwa mani rigakuraho ibi byose sibyo iryinyo ryaciyemo hano n'imbere mwishinya riratoboramo hano risohokera hano ibyo bintu bibaho si umwaka cyangwa n'ibirozi kwanza ariko bati industry yo ku Rwanda hano mu Rwanda bafite amarozi mani ya mama yake bara umva gushakira hasi hejuru mani hano mu Rwanda man hano mu Rwanda ibintu byarakomeye niyo mpamvu ngiye crack beat mutajya mumbona ku mbuga nkoranyambaga zanyu sibyo ntago basha kumbona ku mbuga nkoranyambaga habe industry ni ngumu sana kubera iki se hano bararoga iyo batakwishe bakroze bashaka ibyo se iby'amarozi bibaho so ninde wakuroze ni Grace ni Amag cyangwa ni ba Pedro bari kukwishyuza ingoma zabo utararangiza ninde uri kukuroga ni element ise umuntu ahubwo noneho urakoze cyane element yaroza aba pro bose man ngo reka mubwize ko ngo iki mimi napenda ka element ngo iki element yarabaturoze twese twebwe industry yo mu Rwanda yarayiroze yose element bakti muri iki gihugu iyo uri producer ntabwo bishoboka ko uba producer wenyine kubera ko abandi baba bahari twe turakora every day lakini situende mbali ndashimira element kanongera mugarukire uzi impamvu element ntabwo ndi kumushinja amarozi njyewe kandi uri kuvuga ngo yabaroze aba producer mwese kandi urimo kuvuga ngo yarabaroze mwese ashokora turoze mu mutwe impamvu njye ndishyiramo ko nanjye ndi producer ariko yaroze mu Rwanda aba producers mu mutwe uzi impamvu iyo mu Rwanda mu producer umwe avutse akaza wenyine na competitor afite na kindi kintu watekereza kwanza na n'ikindi kintu kiba gihari ni imbaraga runaka sibyo element ndamugukunda wowe element ndanamwikundira rwose akora neza man kwanza reka mwisabira ikintu uzamuze na element ngewe
kugira ngo bigende gute akwigisha production element nganire nawe gusa tu akwigisha production cyangwa akwigisha amarozi apana kunyigisha tuganire nk'aba brothers kandi uzabikora uzamuze na element kuri iyi show yawe BigTown TV nzabikora nganire na element live uzi ikintu uzamubaza nge nzamubaza ngo element ujya mu barozi cyangwa urasenga Imana cyo cyonyine tu okay reka nkwereke impamvu usibye ko tutarangiza iriya story ya iryinyo turayigarukaho mu kanya story iryinyo bagti sinakubwiye ko nakoze nyine iryaviriye hano je nakubwiye ngo iryinyo kugira ngo umenye ko ari umwaku iryinyo ngewe ubundi abandi bakoka iryinyo rigasohoka rikagenda sasa iryinyo ryashaka kunca umunwa rikaca n'ijosi ijosi rikavaho je nakubwiye ngo nakoze accident hasi ku makaro no mudatinya sishobora kugendera no ku makaro ngenda meza ngendera mu kirere ngeze ku makaro bijanye nakubise umunwa kwikaro nyereye bitunguranye rura rwaye n'urupfu ndashima Imana ko yandokoye ngewe crock bit umuntu muri kumva uvuga hano akakanya mujye mushima Imana igihe yabakijije impanuka runaka ko nawe ni impanuka nk'izindi zose sibyo nakubise umunwa kwikaro maniga iryinyo rira kwanza bagti sinzi ukuntu nabikubwira ngo byumve iryinyo ryaciyemo hano mwisinyamo hano risokeramo hano rirahunguranye biranababaje birababaza akisime ntabwo numvise ububabare ngewe kuko wari uri hayi wari wasomye agacupa kenshi cyane so ako kanya bese bakujyana kwa muganga Ewana Grace ndamushimira Grace ngo bakuminnyeho inzoga amazi biki byose kugira ngo byuke biranga baminnye amazi kugira ngo mbyuke kabisa why so fainting yeah like 1 minute wataye ubwenge utazi nataye ubwenge kuko biraba kubita umunwa kwikaro iryinyo rikavamo wezanguka hapo ubundi bitupfa ndashimira Allah ko yanyizije ngewe bakujyana kwa muganga banjyanye kwa muganga Grace na Majid Black niyo mpamvu mvuga ko ari nabo bane mu mwaka ukwaza nubwo banjyanye kwa muganga ko ngewe nari namaze gutungana nabo nari nabahakaniye guhera kare ko tutari bukore umunsi dukore mu gitondo bakambwira agiye kuryamurana niwe twebwe turakora ibyacu nkabwo wapi turakora mu gitondo back and sister sasa ngenda kubwira Majid Black ngewe ndakubwiza kuri crack bit uramuzi n'umuntu wawe iyo yananiwe aba yananiwe sibyo ikindi yo nakubwiye gahunda ukarenza iminota 10 yonyine icyo gihe watangiye kunshira muri nabikubwira gute bakti abanshyize muri nuza muri addiction out job abashyize hanze y'akazi so bakti so wagumye mu bitaro mu gihe kingana gute icyumweru mitansohokamo arabiza Majid Black bakudoze indodo zingahe ari ebyiri ndani na nyuma imbere n'inyuma iryinyo wararibonye se ndarifite yewe ngiye kurisubizamo birakunda se birashoboka yavuye mu ryose ko ryakabaye nago ryacikiyemo ngiye gusubizamo iryinyo ryanjye wararibitse ndarifite okay wacha nikunywe mai kwanza sawa sasa crack inzoga wewe wenyine urabizi ko zaguteye addiction kandi urazikunda cyane ntabwo ubona ko zirimo kukwikira ubuzima cyangwa n'akazi n'ibiki byose ikintu cyitwa inzoga ashize imyaka 2 zinyicira akazi n'ubuzima ariko ubu ngubu bakti kuva twahura ngewe wowe nago ubu ngubu meze fresh ubundi kunywa amazi yanuza ndi kunywa nuko nashyize muri icupa bwo baragira ngo ni inzoga ndi kunywa amazi amfasha gusukura umubiri wanjye aya mazi nzayarangira abantu benshi sasa inzoga nuzikomeza rya kabiri n'irya gatatu biza ivi sikumva ke pombe ubu nago nkwa inzoga ndi kunywa amazi atuma rehab igenda neza uzazireke so niki cyatumye ujya muri rehabilitation numvaga namaze kuba overdose
ngewe numvaga nta kintu ushoboye akazi wapi abakoresha wapi ahubwo ubu ngubu noneho ngira ngo asize igihe kinini kuva wava iyo mu mahanga wowe urabizi twaravuganye BATERA nakubwiye ko ubu ngubu niteguye gukora kandi ubu ngubu ndi ready for everything. Nice. Hari abantu benshi contract apana amasezerano. Sorry, hari abantu benshi batazi ko inzoga bazi ko kugira ngo umuntu umujyane muri rehabilitation ni wa muntu ukoresha ibiyobyabwenge gusa za mugo muji biki n'ibiki ntabwo bazi ko n'inzoga zisaba ko umuntu ajya muri rehabilitation. Yeah. Na doze kwanza doze kuva kera iza ari doze yaje ari inzoga ntabwo yaje ari ibindi inzoga ni mbi cyane ufite experience tubwiye ukarenza urugero urabizi ndaba abantu bazamamaza bakakubwira ngo Primus ni nziza sinyamamaje mu kiganiro sorry ariko barakubwira ngo yinywe mu rugero urwo rugero bavuga baba kurinda kuba overdose baba kurinda kuba addicted yazo sasa kera ngiye nanywe marker cyane BATERA nari ndi munini uko ndeba ukunguko napimaga ibiri ijana ijana urabizi biro ijana mushuti wanjye ndamusuza yitwa Kalifani we yansekaga buri munsi ngo crack ufite ibiri ijana man ugira ngo nakoze siporo kugira ngo ngire ibiro ubu mufite 80 na nta siporo ni inzoga tu zirananura yumwe nagurya izo nzoga rero zituma utarya ntago ari nziza nimbi sana c'est pole sana ariko ndifuza BATERA kukwereka cyangwa kwereka abanyarwanda rebo nshyashya ngewe ubu ngubu nagarutse bushyashya hari abantu bazi crack beat kera cyane banzi mu studio menshi cyane muri Touch banzi muri Infinity kera banzi muri Capital nyine lakini ndi muri BigTown muri BigTown rero ngiye nabazaniye abaraperi babiri bonyine abandi bazatwiyungaho mu misiri imbere nzababereka ariko ubu ngubu mfite abaraperi babiri bameze neza cyane muri iki gihugu ndahamya ko ari bo baraperi beza cyane tuzababona yes none crack reka tugaruke none muri production pole cyane kuri yo nkuru mbi cyane y'iryinyo numvishe abapeteri barimo kukwita ngo Karinyo ni bike Karinyo ntabwo mvishe wa mukobwa ari arimo kuvuga ngo Karinyo mukanya tsaratsagikana Karinyo ni biki ntabwo ngiye nzi byari simbizi ariko banza ari ibyo ryinyo ryawe badise Karinyo ariko BATERA bari abakobwa bawe ba discipline sasa reka nkubaze kantu kubera iki aba producer benshi mu Rwanda batari guhitinga cyane cyangwa kumenyekana cyane cyangwa gukora production nyinshi cyane nka Element kubera iki muba mufite ice kibazo nka Element zimambo Element ana supporta abantu batazi Element afite supporting nyine tu byanze bikunze imufasha kuba Element sibyo tukivuye icyo ngicyo ubwo urumva ko ikintu cyambere ni supporting ko hari abantu benshi bari bafite skills hari aba pro bafite tara bafite skills BATERA bazi gukora ariko ugasanga bananizwa n'ikintu kimwe babura ubushobozi bwo kugaragaza talent yabo sibyo kandi barayifite kweri hano mu Rwanda rero iyo ufite supporting runaka utera imbere uba Element nyine ubu ngubu ngiye nakubwiye ngo ndashaka gura kwazana Element ngewe nicyo kintu mutumeho nje ndakeka ko atari support gusa hari na stability umuntu ugasanga yagumye hamwe umuntu arimo gukora akazi kabahanze kakarangiza umuntu atari mu high menshi cyane buri kanya ari smart mu mutwe nabyo birafasha aba pro nabagira inama yo kuba serious mu kazi iyo uri mu professional iyo uri producer ubugoma no kuba professional producer ukaba ufite adresse sibyo ukaba ukora ku gihe ukaba ukora ibintu bizima si ibintu bitatu adresse gukorera ku gihe n'ibintu bizima ibizima mu cyongereza babyita quality iyo ufite quality na kuntatera imbere muri iki gihugu
Okay. Yeah. Element rero afite quality. Niyo mpamvu ari element nyine wenyine ubwo abandi simbizi ibyo bafite cyangwa sinzi ukuntu bakora akazi kabo. Reka nkubaze amazina y'aba producer umbwire ahantu bari n'aba producer bagenzi bawe dutangire ku musaza witwa JP ari hehe? Man, JP uziko nanjye mwibutse ubu ngubu. Ariko JP arahari. JP numva JP ni umwarimu mwiza kwanza nge yaranyigishije. Sibyo? Tutitana ari JP arahari kandi ameze neza ibyo ari byo byose ndanamusuhuza nari. Ariko buriya producer nago yumvikana kenshi kugira ngo umenye ko ari producer. Sibyo? Producer bafite ibindi bintu bikorwa akora ku giti cye cyangwa akabikorera mu bundi buryo. JP ni producer ukomeye cyane muri iki gihugu. I respect him. Respectinga kandi arahara arakora. Mbaze undi Fazo yeah, Fazo nawe ni producer mukuru wanjye cyangwa ngiye mwita papa wanjye. Fazo twarabanye cyane niwe watumiye crack beat. Sibyo? Fazo ubu ngubu akorera muri studio Kicukiro, nago nyibuka neza ariko ni studio yiwe. Yeah. DJB sasa DJB meruka kera cyane. Meruka kera cyane yashize nk'imyaka myinshi byatari. Sinzana ari mu ngubu DJB. Naguze hano ari. Nago mbizi. Mfite amakuru ko ashobora kuba ari Uganda. Okay. Ariko Traxler. Traxler baba mzuri sana. Traxler ni umuntu munyakazi ubona niko ngiye mwita. Yeah. Traxler ni munyakazi. Bakti. Traxler ni mpapa kabisa wanumeze neza sana. Turahorana, turahura, turasuzanya. Turanavugana sometimes. Traxler akora Nyamirambo tu. Okay, big up to Traxler. Yeah. Kabisa ari stable no mupapa mwiza cyane nk'ukuntu mwiza ari so humble. Traxler very humble. Afite na gahunda. Nifuza ko n'aba producer abandi bose mujye mugira gahunda mukarangiza indirimbo z'abahanzi mumenye kuba mukamazikora neza mukore quality bundi ibindi byose birikora. Yeah. Ni bihe bibazo musanzwe mufite nk'aba producer bo mu Rwanda cyangwa imbogamizi mufite nk'aba producer bo mu Rwanda? Twebwe uzi imbogamizi dufite ngiye cyane ku ruhande rwanjye nihereyeho. Tugira imbogamizi cyangwa ngira imbogamizi yuko nta buvugizi tugira producers. Si mufite association yanyu y'aba producer? Association iriya ni izina tu. N'amazina gusa. Uzi imbogamizi tugira? N'urugero umuhanzi araza muri studio nta ndirimbo afite nagihangano na kimwe afite. Ngewe crack beat nkamufata nkamuhereza instrument nkamubwira ngo ugiye no kuririmba gutya na gutya. N'urugero ngiye kuguha. Niba mukora iyo ndirimbo rero nayigizemo uruhare we akagenda akamamara akaba umusitari kugira ngo nzamenye ngo uriya muntu utamenya uruhare namugiriye ngewe nzabibariza hehese nka producer. Iyo ni imbogamizi ya mbere uri kumva cyangwa nkomeze nyisobanure. Nakubwiye ngo umuhanzi araje muri studio nta ndirimbo afite nta gihangano na kimwe afite. Mu instrument mukoreye ndamwandikiye n'urugero ndamuhaye ama melodies. Sibyo? Okay. Indirimbo ye irasohotse igihe hanze arayicuruza ari amafaranga n'urugero. Sasa ngiye producer nzajya kubaza ngo uyu urumva narega he ko ahubwo bashyireho urwego rw'aba producer. Sibyo? Bandikira abahanzi nabo kuko hari n'abandi bahanzi urwego rw'abahanzi rwandikira abandi bahanzi bikazaba feedback ikazabagarukaho. Okay, iyo ni imbogamizi ya mbere ugasanga producer yabaye umwanditsi yabaye melody teacher yabaye composer sijui ibiki byose. Okay, imbogamizi ya kabiri rero iyo tujyanye indirimbo ku radio badusubiza inyuma bakatubwira ngo barashaka abahanzi. Ngiye nshaka kugukorera indirimbo
sibyo akaba ari nanjye director wayo akaba ari njye yijyanira ku binyamakuru ku bitangazamakuru none bitangazamakuru bikamwe ngo twe turashaka ura muhanzi kwa ko ngiye gusana yijyanye kwa ko ndi producer bakanga kuyakira ngo bakeneye umuhanzi sasa ibyo nabyo biratugora kuko bagomba kumenya ko producer nawe agomba gukora indirimbo n'ubwita itabiye atayiririmbye ariko abariye sibyo cyo ni cya kabiri so ikindi cya gatatu we need promotion Rwandan producers we need promotion ku rwego nyine sinavuga urwego ariko dukeneye promotion ese Crackbeat nabahe bahanzi bakomeye bafite amazina hano mu Rwanda umaze gukorera production bakti ni benshi sana biganjemo njyana ya hip hop ni bose ahubwo si bose ariko ni benshi sana harimo Pifla harimo Fireman Jepoli harimo Green P harimo Bakti harimo Young Grace harimo Ken Moon harimo Bulldog ubwo se nimba komeza urasanga ari bose okay n'abakarifane so ukora hip hop gusa oya ngiye nkora injyana ahubwo abantu benshi kubera ko banzi kuva kera nkora music solo apana music solo music yari icyo gihe yari crew nari mfitanye na Homeboys bo bakeka ko nahoze ndi umuhanzi ariko ubu ngubu ndi producer nkora injyana zose kabisa zose wowe uzikora cyangwa wowe wifuza gukora ngenda yikora yeah okay asante sana ni byiza cyane ni iki cyakorwa kugira ngo producers bo mu Rwanda bamere fresh batera imbere babe stable nk'aba producer bo hanze ikintu cya mbere no kwizera sibyo icya kabiri no guhura bagashyira hamwe bo ubwabo sasa ikibazo kiri mu Rwanda ba producer nago bashyira hamwe abe namba nago basharinga ibitekerezo aba producers bo mu Rwanda baramutse bashyize hamwe bagashyira hamwe tutitaye ngo ninde ko bose n'aba producer bashyize hamwe byaba ari sawa cyane byatuma iterambere ryabo ryihuta kurushaho ngiye niko byumva nicyo kintu cyabuze kabisa gushyira hamwe cyonyine okay yes ngo hari abahanzi bajya bahemukira cyane aba producer wahuye nabo ku giti cyawe umuhanzi akaguhemukira kuguhemukira gute mu nzira nyinshi zitandukanye muri production ari umuntu wanyambuye ahubwo noneho ngenda ndikora ubuvugizi ari umuntu wanyambuye namukoreye indirimbo 9 sibyo nagombaga kumukorera album y'indirimbo 12 no mu diaspora ariko ntacyo arazwe abona muvuga we ubu ngubu yayiyumvishe we yaranyambuye nagona abandi bo nutubazo tuba dusanzwe ariko ngo yaranyambuye Bakti aho ari hose namukora indirimbo 9 zose na rimwe yanyishuye arazwi nago arazwi no mu diaspora uzwi harazwi rero aranizi akurikirana n'iki kiganiro cyawe ahari hose amenye yuko izo ndirimbo 9 ngewe nago nazimuhaye kubera ko nawe nago yanyishuye nagombaga kumukora indirimbo 12 cyakoza yanyishuye indirimbo 2 izindi arakwambura izindi aranyambura okay yes okay nka producer reka ngwe time yo kwiyamamaza nimba ufite abantu bashaka kumva touch zawe n'ibiki byose cyangwa kubakorera kugira ngo bashe kubakorera nushaka utange na address yawe biremewe okay kuri BigTown TV ngene twa Crackbeat nabo ndi kwiyamamaza ahubwo ndi kurangira cyangwa ndi kuganiriza abakozi banjye ko barahari Bakti benshi cyane yes ubu ngubu ndi gukorera muri BigTown n'amasezerano na contract ibyo ngibyo mbitambikemo se aricyo bikubanga Mesiyo ndi gukora muri BigTown ikorera hano Kicukiro ku kagari ka Kanserege wageze cyane
uraduhamagara tukagufasha. Nimero yanjye y'akazi rero niyo ngiye kubahana gari yanjye bwite. Nimero yanjye y'akazi ni 0798 41 62 30. Iyo ngiyo ni ngewe uza kwitaba. Iyo ni akazi, sibyo? Dukorera hano Kicukiro, BigTown Record Music. Dukorera Kicukiro ku kagari ka Kanserege cyangwa umanukiye kuri Kamageni. Uri kuza hano ku kazi kacu ugera ku kagari ka Kanserege tukakuyobora iyo wahamagaye iyo nimero. Ndababwiza ukuri yuko Crockbeat aracyari wa wundi avuye mu bihe bitoroshye. Yes, njewe icyo nakugira nk'inama ugabanye cyangwa ureke inzoga. Nimeacha nararetse. Umeacha nini sasa? Nimeacha doze, nimeacha inzoga. Ubu ngubu noneho ndi kunywa amazi yo kugira ngo mere neza. Bisa. Yeah, kandi ukora indirimbo z'abahanzi zirangire witubo kubita a final product. Ndashaka kubaha indirimbo y'abahungu banjye bashyashya. Wait kwanza. Noneho nka Amaji na Young Grace uvuga ko baguteye umwaka, message yabo ni ihe? Bisubireho nyine tubanze kuri Young Grace. Young Grace we namwifuje kuva kera gukorana nawe, twaranahanaga gahunda bikagorana. Ubu ngubu niwo mwanya wo kugira ngo yitekerezeho, sibyo? Aze dukorane kubera ko harimo inyungu zanjye, harimo n'inyungu ziwe. Amag the Black we n'umuntu wa buri munsi shiti yanjye, sibyo? Nawe naze dukore. Kwanza Amag the Black ndimo namukoreye sinzima bitaria yagiye hanze, ariko ntago namenye uburyo yagiye hanze. Urayizi? Nayikoreye muri studio za BigTown Kiduka yasohotse. Niba rero wayisohoye, niba ari nde simbizi. Ihe ntago nabivuga hano tu, ariko warabizi kwihari yanze. Okay, yeah. Sawa, nice cyane Crock. Tuzagaruka ubutaha, ariko pole sana iryinyo ujya kwa muganga barishireho. Oya, tuzagaruka kuri BigTown. Mfite irindi ryinyo ryanjye iryavuyemo ndarifite ririmo urarigendana rwose. Sawa, ariko mu gusoza ibirozi wavugaga muri industry ni birahari byanyabyo cyangwa ni mu Rwanda hari amarozi menshi cyane kandi mabi cyane. Gute we ukabona abantu bari aho ngo tubagenda bara n'amashetani. Akina bivuga nese bivuga iki gusa birahari. Impamvu batumva Crock hanze kandi yasohoye ibintu byinshi se niye. Ngiye nago nkoresha amarozi, nta nubwo nzayakoresha. Senga Imana yonyine, iyo ngiyo niyo ngomba gukorera yonyine ikanafasha ibikorwa byanjye mu gutera imbere, sibyo bakti? Abandi bakoresha ibindi bintu kazi yawo, kandi barahari benshi cyane. Yeah. Okay. Kora gutya turebe iryinyo. Gute? Nde gutya. Gute? Nyine gutya. Asante sana kwa bari gukurikira BigTown TV, turi kumwe na producer Crock. Ni umuproducer mwiza cyane, ariko yaramaze iminsi ari muri rehab. Inzoga zari zabaye nyinshi, ariko ubu ngubu atangiye kwisubiraho. Uguma kuri uwo murongo nako gacupo gashire ku ruhande byaba ari fresh kabisa. Yeah man. Yeah, that's what's up man. This is BigTown TV. Don't forget to subscribe. Don't forget to be with us. Gahunda zo cyakomeza ni nyinshi cyane. Until next time, ciao ciao.